amagambo ane gusa buri mahanga yose na buri wese akeneye kumva bitarebye uwari we kugira ngo duhanagura amarira y'Imana. Ni amagambo ane gusa ndi buvuge, hanyuma amagambo ane wama ngo Imana yagushuriye mu wundi buryo uramenya icyo ugiye gukora n'igiye kuvuga mu izina rya Yesu. Wama ngo uyu mugoro mu guhanagura amarira y'Imana irizwa n'aya Nineve, Imana idusobanura amagambo ane yo mu rukundo, aya magambo ane y'ubutumwa bwiza, aya magambo ane simbizi, haleluya. Aya magambo ane Imana yazane mu buryo budasanzwe akwere azana transformation nabona, hanyuma usokanisha kuri ngo mwami Yesu aya marira y'Nineve ari mararira nayumvishije, ariko ndagushima ko aya magambo ane yo kujyana Nineve mu izina rya Yesu. Ndashima Imana yuko aduye amagambo tujyana Nineve. Muhumure Nineve dufite amagambo yawo, kandi icyo nkundiye amagambo yawo ntibisaba ngo manze kureba hariho ngo nigetere nzana iki byose, oya nta na consultation cyangwa gukora. Imana yamaze gukora consultation ire mu butumwa bwuzuye. Ibintu byose uzumva mu butumwa bitavuga urukundo rw'Imana, bitavuga igikorwa Yesu yakoreye ku musaraba igitambo kizima, bitavuga kwizera, bitavuga ubugingo buhoraho. Ibyo ni ibindi birungo, ibyo ni ibintu ugiyemo. Ugiye kwigisha amasabato, wigisha amashapure. Ntabwo Imana tugiye kujya kwigisha amashapure, Imana tugiye kwigisha amasabato, ntiyatwije kujya gusobanura Muhammad wari we. Imana yadutumye kubwira abantu urukundo rw'Imana. Imana tubwira kubwira abantu igitambo Yesu yakoreye ku musaraba. Imana tubwira kujya kubwira Nineve kwizera kubonerwa muri Yesu Kristo. Imana tubwira kubwira Nineve ubugingo buhora. Nta ve witirimo promotion. Abaririmbyi nimva bataririmba ibyo bintu bari sekira, nubwo wambaye bivuga neza. Niwumva kumuvuga utumwa janga aravuga ibindi bitari ibyo bintu bine bitaraho ngaho, ari sekira kimwe n'abandi bose. Niwumva baririmbyi ibintu bakarimba ibintu bitavugamo urukundo rw'Imana, bitavugamo igitambo cya Yesu Kristo, bitavugamo kwizera, bitavugamo ubugingo buhoro, ibyo byose ni bisanzwe. Ubutumwa bwiza n'ubumwe wavuga kuwa mbere ukageza ku cyumweru, wabujyana mu barimbuka, wamujyana mu batamenya, wabujyana mu Buyapani, wabujyana mu Buhinde, wabujyana muri Amerika. Dore ngibahanga Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Tugire session ebyiri, nubwo ngiye mfite gahunda iri bukurikireho. Tugire session ya mbere twumvamo ijambo ry'Imana, ariko muze kunyemera mu yindi time yanyu, ntazi uko ve mwayipanze. Iri jambo ry'Imana tugiye kwiga ntabwo ari seminaire, nta nubwo ariko sindi. Ndagira ngo iri jambo ry'Imana rituremere ibyifuzo. Ubundi mu masengesho y'abantu bari kumva ijambo ry'Imana, uvuga nk'ibyo yavuze mukozi w'Imana, iyo uri muri ijambo ry'Imana muri ve cyangwa uri mu masengesho umwanya nk'uyu nguyu, icyo ubushaka kubaza Imana uvuga ngo Mana nteza amatwi nanjye mbwira, subizamo imbaraga, nyubaka, uciye muri ijambo mu izina rya Yesu. Rero ndaza kubasaba ko twige ijambo ry'Imana, ariko tugige turirimamo ibyifuzo mu izina rya Yesu, ndetse no gusaba ntibebe bya bindi by'umwigisha uranze kwigisha iminota agasiga iminota 5 cyangwa 10, ariko mwafata isaha nyuma mwaza gufata sangapi. Ngira ngo dufite ndashimana yuko Obeda hari kandi wampaye n'intego n'abandi bakozi Imana bakorana. Ndabizi ko buri mu buryo dusenga, buryo muri busengemo, ku buryo bya bindi byose twumvishije turemo ibyifuzo mu izina rya Yesu. Ninde wizera ko Imana iri kumwe natwe umugoroba mu izina rya Yesu ikabira ahangaha. Haleluya. Igitabo kiri uretse bafite amatelefone bahita bagira bihuse, ariko abandi ngira ngo igitabo cyayo ndakira ahantu muri Bibiliya abantu benshi batajya bakunda kubona, ariko ndagira ngo abafite Bibiliya biraza kuza kubafasha kugira ngo uno mwanya ubagezeze. Ni igice cya 4 niyo ntego wampaye. Yona igice cya 4, sinzi niba nasoma imirongo yose, ariko ntabwo uri bisome ndavugamo bikeya kugira ngo tuze kugira umwanya wo gusenga mu izina rya Yesu. Yona igice cya 4, reka ntangire ntaravuga intego y'uno munsi nk'uko babimbwiye ngo mbese ntubabajwe, nawe ntufite agahinda, nawe ntubabajwe ni Nineve, ntihaguteye agahinda. Niyo ntego bampaye. Bashimana ku intego y'ishukirwa nziza turi bugire umwanya wo kuganiramo mu buryo burambuye kandi nk'uko Imana yabiteguye ikadufasha mu izina rya Yesu. Reka mvuge aya magambo. Nineve mwese inkuru murayizi. Mbere yuko njya ahangaha
reka nsobanure ibyabanje imbere ntari butindeho. Uhereye ku gice cya mbere ubona Yona atumwa i Nineve kujya kubabwira, kuburira no kubabwira ndetse no kubabwira iby'ibyaha byabo kugira ngo Imana itarimbura aho hantu. Ariko hano mu gice cya mbere ubona Yona atumwa nk'itegeko. It's order, it's a command. Genda ubwire abantu banjye. Hanyuma aragenda aranakwepa, mwese ntabwo mutindaho, aranakwepa yanga kujyayo kugeza igihe ifi yamumize. Izo story zose murazizi, ntabwo ndi batinde. Ariko avamo ajya mu butumwa. Agiye mu butumwa ndetse akora nk'ibyo Imana yamubwiye. Ariko ngo birangire igice cya gatatu kirangiye, Yona agarukana undi mutima wa complain. Aricyo gice cya kane arimo arabaza Imana ati ariko se ndakuzura Imana y'imbyembabazi, uri Imana ibabarira, uri Imana itinda kurakara, hariya hantu wahanumiye iki? Mukuri Yona yagiye mu itegeko, niho ndi butangira aho ngaho. Ariko Imana isanga Yona ntabwo ari bugume mu itegeko nubwo byabaye, ahubwo irashaka yuko Yona ikigiye kumubwira Nineve, Yona yumva uburyo ari umutwaro uremereye akabyumva neza. Ni iki cyakuvuga muri uno mugoroba turi buganire. Muzareba y'Imana iri kudutuma, Imana iri kutwohereza, rimwe na rimwe ntikunda kudutuma nk'itegeko. Ariko buri gihe abantu bose Imana igihamagara ikabatuma. Uyu munsi nivuga Nineve, ntuze kumva ndaza kwisobanura neza, ntuze kuvuga ko nta Nineve banzanye bateguze kugira umutwaro w'Nineve. Oya, aho Imana yagutuma hose ikikora gikomeye mbere na mbere igomba gukora, aricyo yakoreye Yona, ni ukubanza kumwumvisha umutwaro n'uburemere bw'Imana ishaka kugeraho, kuruta kumwereza itegeko. Y'Imana ijya kudutuma, nicyo nifuza muri umugoroba, Imana ntidutuma nk'itegeko. Ahantu hose Imana ikweza ntabwo ari itegeko, ahubwo Imana yifuza yuko ubanza gufiringa, kugira umutima wumva uko Imana icyo dushakaho n'ishaka gukora. Rero hano ni amagambo tujya gusoma, menya abantu bajya basoma yihuta, ariko ndashaka kumvisha uburyo Imana yumvishe the pain, umubabaro Imana yari ifitiye i Nineve. Murabizi ko Imana igiye ituma abantu batandukanye, hari za Sodoma na Gomora, harandi. Ariko reka uyu munsi dukoresheje ijambo nyuma tuze kureba uyu mutwaro ni uwuhe. Akenshi Imana ijya kutwohereza, akenshi Imana yo kudutuma, aho ishaka kudutuma ibanza kukumvisha umutwaro nk'uko iyumva mu izina rya Yesu. Hano rubona nubwo yari yagiye, ariko hari hajemo ikindi gice cyo kugira ngo noneho nubwo arimo aracomplaininga, ariko se kumva neza umutwaro Imana ifite. Niyo mpamvu reka ku murongo wa 5, reka tubasome igice cya 4 murongo wa 5. Hanyuma ndaza komeza negera imbere muze kumva uyu mutwaro w'Imana kangaha mu izina rya Yesu. Wampa ngo uyu mugoroba birenga itegeko bihinduka umutwaro, bihendaga itegeko cy'Imana ikugutegeka kirenge guhirika gusa itegeko, ariko cyumve nk'umutwaro. Umva makuru rero, nuko Yona asohoka mu murwa, yicara ruhande rwaho aherekeye iburasirazuba, abariho aca ingando, ayicaramo ari mu gicucu, ategereza kureba uko umurwa uzamera. Uwiteka Imana iteka uruyuzi rumera aho Yona yarari ngo rumutwikire, rumubera igicucu ku mutwe, rumukize umubabaro yari afite. Maze Yona ararunezerwa cyane. Bukeye bwaho Imana itegeka inanda ijya urwo ruyuzi, bucya rwarabye. Ukurikire neza, mu bukuru Imana imirazana umutwaro, kumva Yona ngo yumve umutwaro w'Imana, umutwaro Imana rifite. Maze izuba rivuye, Uwiteka ategeka umuyaga wotsa, habanje kuza umuyaga wotsa utwika uw'iburasirazuba. Izuba ryica Yona mu mutwe, bituma yiheba, yisabira gupfa. Aravuga ati gupfa bindutiye kubaho. Uwiteka aramaze ati ko ukoze neza ubwo urakajwe n'uko uruzi rwumye. Aramusubiza ati nkoze neza kurakara, ndetse byatuma niyahura. Ashaka kwereka rero nk'uko Imana isemo Yona umutwaro mbere ko dukomeza. Now mwese muzi ikintu cyitwa pain y'umubiri wacu kwimeze, umubabaro cyane cyane. Mwese mbabajije, ugira indwara ujya ugira cyangwa ikintu ugira kigituma usavayivinga cyangwa wabayemo kikabamo. Nabuze ntekereza ngewe mu kintu cya mbere kinjena iyo ndwaye grippe. Ndwara grippe ushobora no kumwira ngo senga
nkumva n'ijwi ntirenga, ngiye gripe iramfata nkumva mu muhogo habaye. Hari undi ukubwira uti ngewe njya ndwara igifu nakigeramo. Mwese murabizi, wese buri wese wecangaha tekereza any pain cyangwa umubabaro ugize kugira. Hari abantu, hari umuntu avurika, hari abarwara za sima, hari umuntu urwara sima akarirwa guhumeka neza. Hano rero Imana ifashe Yona iramubwira ngo ariko reka mbanze nkumvishe umutwaro wanjye ubanze umukuru umeze. Ngo irafatizana umuyaga uri mu bushyuhe utwika, ngo narwo rufite gusa wari umuyaga umeze nka serwakira itwika. Hanyuma ngo izana izuba ritwika. Yobu arasurvivinga. Mwese mujya mwari mwarwara, sinzi ndabona abantu benshi mukiri n'abajene, ariko ujye utinya umuntu utangiye kubwira Imana ngo Mana nushaka ureke nipfire indwara irandembeje. Muri urwo rwego ushobora kurwara indwara, ukarwara nk'ibyo navuga gripe, ukarwara ibikitse nangwa imiti, ariko hari ahantu indwara ikugeza kuri faze, ndashaka kumvisha cyane cyane iyi ngiyi, ikugeza kuri faze y'ahantu umuntu avuga ati Mana icyambera cyiza ntakitahira. Sinzi ramwarije mu rwaza abantu, hari urwaza umuntu ukamureka butari kusi umuntu agumya gusurvivinga. Imana yacuye umugaragu Yona. Imana muje kuri iyo stage yo kumva abwira Imana ati Mana ushatse wanyicira kuko ndababaye ndarembye birashoboka. Ndashaka kumvisha uburyo Imana iza kutumvisha pain y'ibiremereye. Hanyuma hepfo Imana ikongeye kuganira na Yona, iramubwira ngo Yona komo no complaininga. Yona avuga ati none byenze no complaininga uwama ngakorana nka committing suicide nk'iyaho. Mo atangira kumva uburyo bure izuba, murabyumva neza, izuba rikumutwika ririmo umuyaga serwakira y'umurimo namutwika, ahita yumva pain. Imana itumubwira ati rero iyo pain irumva, ubwo baba ruri murumva, reka nanjye nkumvisha uburyo ngumva. Iramubwira ngo ku murongo wa 10 Uwiteka ati ubabajwe n'uruzi utihingiye kandi utamejeje, uruzi rwameze ijoro rimwe kurindi rukuma. Ngewe sinari nkwiriye kubabazwa n'Nineve, uwo murwa munini urimo abantu agahumbi n'inzovu ebyiri basaga batazi gutandukanya indyo n'imoso, hakabaho n'amatungo menshi. Mwumva kuri Imana byinshi rero. Iramubwira ngo the pain ushobora kumva, umubabaro ushobora kumva ku mubiri wawe ukugezaho ushaka gupfa no kuyahura, uwo mubabaro ungana neza n'umubabaro mfitiye abatarakizwa abanyabyaha bari Nineve. Umve neza ibintu. Urimagina Imana uvuze uwo mubabaro ufite ukugezaho uvuga ngo ngeze kuri point ya nyuma kuyahura yo gupfa, ngeze ahantu ntaba nyiriho, ikakubwira ngo uko nyine uri murababara Yona, ukurembye ukomeze ukusurvivinga, nanjye niko mbabajwe ndizwa nabi Nineve batari bakizwa. Nikira cyangwa mu rugoroba mwari muzi uko burizi ko uburibwe Imana igira nta bundi. Yona ari gutaka mutwahiye yahiye agiza gushaka gupfa, uburibwe Imana igira, indwara Imana igira nta yindi nabi Nineve batari bakizwa. Wampa ngo buri munsi ntago mbifurije, ariko wampa ngo buri munsi ujye utekereza pain ijyombo mu buzima, witomva ujye Imana yumva abatarakizwa. Sinzi niba hari undi mubabaro wari wabaho, uzi ko Imana ngo ati Imana waritse nk'iyahura nkanipfira ko yari yariwe yatwitswe. Nawoza nsoma izindi commentaire nsoma hirya no hino, baravuga ngo ndetse umutwe wari watangiye kumva umuyaga wari watwitse, ari Imana babara asurvivinga. Imana ngo ukuri muri survivinga, nashaka kumvisha uburyo nanjye njya ndizwa ni Nineve. Naho reka mbereke ikindi kintu, uko ujya gutakira Imana kubera umubabaro ifite, nayo irahindukira ikakubwira ngo ariko nanjye wantabaye umubabaro mfite. Yona ari kubwira Imana ati Imana wanyijije ubu n'ibiki cyangwa ukareka nkipfira. Imana ino mwete ariko Yona ntabwo uzi ko ngukeneye, ntabwo uzi ko ngushaka ngo gutume. Bese Imana rero natangaye, uwama ngo uyipaye n'Imana, uyu mubabaro w'Imana mwe twari tuvuga uku kubabara kw'Imana kwa kompaye karamwe ngo ariko Yona wari murarizwa ni no gusa yuko ugeze hanga kuri point ya nyuma, ngewe ndababaye ndarira ndababaye. Nawuze ntekereza mperutse gukora ikintu twa spiritual mapping, ngiye kujya ahantu turi buganire neza, ndetse gukora kitwa spiritual mapping i Kigali. Hari abandi bantu bafite n'umutwaro, ngenda ntekereza buri point yose muzi korerwamo ibyaha muri Kigali, hahita ntekereza marira Imana iri kurira. Ugiye ufata ntabwo naje kuvuga bamwe muzi gusa zimwe
muzi gusaba bose bazi gisimenti n'ahandi, ariko hano hari ubupointi abahungu barara mu rumogi, ababyeyi basaze batagitaha basiga abana barira mu nzu, abantu isi ikomeye. No iyo pain ya Nowa uburyo yumvishije ari gutwikwa n'izuba ku mutwe, Imana ikamubwira ngo njyewe biri more than that, njyewe birenze uko nguko nakora. Nguyu mutwara Imana tuzanyemo. Nabonye rimwe nigeze kurwara, ntabwo urarwara akantu gato ku mubiri kamwe gusa gatenda kanini, narwaye akantu hano mu mano hagati. Ndabyibuka nari ndimo nakora ibintu byose birananira kugeza n'igihe n'akazi nasabye kubona simabwira icyo kantu ariko nakaruka kabyimba kare kizanya hagati y'amano. Umva narasurvive ndanganya Imana, nkabwira Imana mu bitangaza wankoreye wanyisha ku ngako. Uri imagine it's just one kakagutuma utarusinzira, sinzi utarwaye iryinyo gusa rimwe, iryinyo gusa atari ibintu igatuma udasinzira ukarara wumva pain. Mumvera Imana niyo noneho yavuze ngo ni gute wakumva ahangaha. Ariko ndashima Imana, Imana ni nziza. Muzi kuri tubwira ikabwira ngo my pain ni mwebwe mwayinkiza. Muzi ko Imana tubwira ngo nta wundi wankiza ino pain y'abatarakizwa, ni nge nawe twicaye ahangaha. Ese twiteguye gukiza Imana umubabaro ifite? Bese niba twumva uburemere bw'uyu uko yerekanye Yona, bese Yona reka ngo surviving wumve ugere ku munota nyuma uburyo bibabaje, nanjye wumve uburyo fitiye abatarakizwa. Iri joro ndasaba ngo duhagarane n'Imana tubwire ngo Mana, uyu mubabaro ufite, aka gahinda ufite, mbese sinkwiye kubabazwa nawe Nineve, nanjye mbigiremo igisubizo. Ubigiramo igisubizo gute? Niho tugiye mu izina rya Yesu. Haleluya. Uzi ko uyu munsi umubabaro ariko mwimagine, njya ndeba ukuntu nawe mbitekereza, jya ureba ukuntu ubabaye ujya imbere y'Imana ukayiririra hano ukayiririra. Na wimagine none Imana imira kubwira ngo ngewe mbabajwe ni Nineve. Ntabwo twava ahangaha, ntabwo twahaguruka ahangaha twongeye kuvuga ngo Mwami Yesu, uko byumva uko bifata turabikurura turabyumva, ariko tugiye kuba igisubizo cy'Nineve yacu. Kandi waba igisubizo. Wari uzi ko waba igisubizo? Wari uzi ko waba igisubizo? Wari uzi ko waba igisubizo? Ngiye kukwereka uburyo impamvu uri igisubizo cyuzuye. Nukuri Imana iri kudukomplainingaho, Imana iri kutubaza, Imana yaje kutubaza ngo naje imbere yanjye. Utinye Imana ituzana ikibazo ifite, akenshi tuza tuje kubwira Imana ibibazo dufite, ariko ino special overnight iratubwira ngo ariko murabona ntababajwe Nineve. Uraruteza ati Nineve ko naje nahari hose ku kabotike kiwanyu hirya y'urugo hepfo mu gipangu tuyeho, nushaka wandikeho Zinga, ngewe ntuye mu mudugudu witwa Marembo ya 3, wese inzu utuyemo, nushaka wandike mu kampani ukoramo, nushaka wandike, ariko mve ngo Imana ahantu hose yankiza irimo irambaza ngo urabona ntababajwe n'abarimbuka Nineve. Nushaka gushyira famille yawe, mwari mwabona ndaje mbibereka cyo kumbere ko mu ijambo ry'Imana, nazanye telefone nigeze kubibwira. Uzi ko imona ino telefone dufitanga wababwira za Nineve zirimo zitabarika. Abo twiganye kuri Reka, uruga rw'abashambo, sizose Nineve hano, bese wicara uvuga ngo ariko aho Imana nibabajwe na Nineve mfite. Ngiye mfite nabo twiganye muri primaire ngo hano twigize ngo ku Kinunga, family best friend family uyifitemo, umudugudu wawe urimo hano, isibo harimo n'isibo. Urabona Imana itababajwe, ntuvuye umugoroba rwose wicara uvuga ati Imana ngewe niba nshobora kumva pain ikambabaza uburibwe busanzwe bw'umubiri, Imana ikabije kubwira ngo ariko nubwo ino pain yabigezeho yakwica, ibyanjye birenze ahangaha. Colleagues groupe, ariko mfite n'amazina meza we. Ariya rero uyu munsi wandika kuvuga ngo aya mazina yose ni Nineve Imana ikubwira ngo mbabajwe nayo.
Bibiliya iratangaje, ituzanye mu rusengero ituzana muri ecclesia, come in, yarangiza ikongera ikatubwira ngo mujye go out. Bese iratuzana ikongera ikatwohereza kuko yobajwe ini Nineve. Iri Nineve yakiranungwa n'iki? Mariko igice cya 16. Nagira ngo turavuga ngo turi bureme icyifuzo mu izina rya Yesu. Mariko igice cya 16. Nabonye Icyongereza adahari cyane ariko ntacyo ntabwo bigoye. Murongo wa 15. Dore umuntu ushaka gusubiza umubabaro w'Imana ni hano gusa. Ntimubona mbica jano gaturukariya ntazunguka kagira gutya. Uzi ko mwasanga buri wese afite the specific audience iwe, afite ni neve yiwe, kandi iyo neve yiwe yawe ufite. Uzi ko Samuel atayigeraho, uzi ko na Obedi atayigeraho. Buri wese uraza gusanga ari tujya kuganira amagambo, uraza gusanga usanga ahantu hamwe Imana yaguye neve, ariko uyu mugoroba gutuma ngo iyo ni neve yawe irambabaje, irandiza, mfite agahinda k'iyo ngiyo. Ariko ntishaka kugenda nk'itegeko, yashaka kugenda nk'umutwaro, feeling the pain y'Imana. Mwumve neza. Mwaharambuye mwese? Yagira muharambure afite telefone, mwumve neza. Keretse niba uri upfe nimugoroba, ariko niba ukiriho birakureba. Murambure mwese biriya nabazi ntabwo no muri telefone. Ndashaka kubona nafite biriya. Nimubabajwe na Nineve yacu. Mwumve neza. Ndabisoma nitonze. Arabwira ati mujye mu bihugu byose. Kurikira neza. Mwigishwe abaremwe bose ubutumwa bwiza. Bamuretse gatotsono ibintu neza. Nawoze ntangarira mu yitwa ngo mujye mu bihugu byose. Abantu batatekereza gutangira gufata za visa, nzajya hehe, ntabwo cyari igihugu bavugaga cyitwa igihugu. Ahandi bavuze ngo mujye mu isi yose. Ariko nageze mu university ivuga ngo mujye muri buri kona yose. Iyo version nayikunze. Bese ruvuga ngo the gospel, ubutumwa bwiza, nta Nineve nimwe butinya. Nineve yose ubutumwa bwiza bugeraho. Nashaka kuvuga ukeneza. Mujye muri buri kariyeri yose y'ubuzima. Mujye muri buri industries yose y'ubuzima. Bese ngo mujye mumve kuko yarazi ngo iki kintu ndaza kubasobanurira. Umuntu wagize umutwaro wa Kristo akumva uyu mutwaro atangira ngo man nyereka buri gihugu cyose ushaka kongeramo. Mbwira abantu ntabwo njya Imana yigeze mpamagara Uburayi, nta nubwo mpamagara muri Amerika. Njya murana bakamwe mpamagara wagira muri Amerika, njya kwigisha muri Amerika n'Iburayi nigishayo, ariko saho Imana yampamagariye. Yambwiye buri kona yose izanyereka mu izina rya Yesu. Mujye muri buri center yose y'abana mu muhanda. Mujye muri buri business yose muzi, companies zaho ngaho. Mujye muri buri industry yose. Bese Imana yatwohereje uburyo, yaduhaye ubutumwa mu muri keneza buri inclusive kuri buri society, kuri hano hose, kuko ni neve Imana ibabajwe nayo uko yasakose. Ubutumwa bwiza ntibugira ba nyirabwo, ntibugira bwana. Ubutumwa bwiza nubwa buri bihugu byose mu izina. Mama nta kindi gihugu Imana ikorezamo cya Kimina ujya guteranamo kuwa gatatu cyo muri karitsiye, wa mugore wabye it's your nation, nicyo gihugu. Wa musore we ntabwo Imana igutumye kujya kuri indege gukomera ngaha. Hahandi wirirwa handi bagutoreye ikintu ngo uyu nguyu urabizi ngo ni papa famille yacu ngo famille muzibyandi banakora amafamiye mu kaminuza. That is your nation. Mujye muri buri gihugu cyose. Wama ngo buri wese bati nta nubwo Imana avuga ngo yenda hanga, no kuvuga ngo the gospel, ubutumwa bwiza bukwira buri gihugu cyose no kuri buri wese. Havuze amagambo abiri ngo mujye muri bihugu byose, mujye mu byaremwe byose. Umuntu rero watangiye kumva ashaka gusubiza umubabaro Imana ifite ngo utange igisubizo, aba ready for everywhere and everyone. Murebe hano wari wabona umuntu areba group of people ndaza kubera zero akareba abantu ngo bangaba ubutumwa ntibubareba. Ntabwo ubutumwa bwiza bwa Kristo ndivuga uyu mugoroba, kandi aza kubyongeraho
bavuga ngo preach the gospel. Ntago habaho ubutumwa bwinshi, habaho only one gospel. Nta gospel zibaho, habaho ubutumwa bwiza. Mwani magambo, Imana yakoze ubutumwa bukwirwa muri buri kategori yose na buri cyiciro cyose cy'ubuzima, ndetse kuri buri muntu wese. Bareze urugero, ninde muntu wari wabona mu muhanda bari gukina umupira muri quartier ngo utekereze ko nabo bari included muri no misi? Yavuze ngo mujya mu bihugu byose, mu byaremwe, mu baremwe bose, ukatureba twano tungutuntu ni 10 n'imyaka 5 n'imyaka 6, ujye ucute muri quartier ukarebamo yuko Imana ibabajwe n'abana bakina umupira batarakizwa. Twaje hari abantu batekereza akubatekereza ibintu binini. Hano Obeda azaza akoresha inama, tujya muri outreach. Ngiye mbabwiza kuri n'impamvu najya kwigura. Ubu ndasengera igisimenti, nturanye n'igisimenti, ngiye nturanye n'ahantu tiko kuzaga jya 5, nturanye n'amakaritiye y'Igikondo, nturanye za Gashyekero, aho ni igihugu cyane, ni that's my location. Tuzajya muri outreach ku gisimenti, wamahubwo ngo buri quartier aho tuye kuri twa boutique umenye ngo amarira y'Imana ndayahoza mvuga ngo mujye mu bihugu byose ku bantu bose. Muzi yuko if the gospel is not inclusive, ntabwo ari gospel. Ubutumwa butagera kuri buri wese, ntabwo ubutumwa ari ubutumwa. Hallelujah. Ariko ntabwo mukene kumva iyo gospel tujyana ikwirwa ahantu hose, ikagira ahantu hose, ikicara ahantu hose mu izina rya Yesu. Ubutumwa bwiza. Imana ibira ngo ntabwo mubona ko mubajwe ni Nineve. Uyitubwira ngo mwana, muri uyu mugoro nahawe nongeye gusonekirwa ngo mujye mu bihugu byose, ahantu hose. Wabura mu mahanga, nge sinamenye nda audience y'abapfakazi cyangwa single mothers, ariko wowe urayanderstanding icyo nicyo gihugu cyawe. In fact, niyo mpamvu ubutumwa bwiza ntabwo ari event, ntabwo ari ikintu kiba cy'umwanya umwe, ahubwo ubutumwa bwiza n'ubwa buri munsi, n'ubwa buri hose. Niba ujya wicara muri bisi ujye uvuga ngo kiri cyo gihugu nicayemo cyo kuvuga ubutumwa bwiza, muri ukuntu ubutumwa bwiza twabukwiza umutima w'Imana, wa mubabaro w'Imana, Imana ikirutse. Najyaga nibaza impamvu Imana itaravuga ngo yo mwashimye mu ijuru impundu ziravuga. Nkajya nibaza Imana tavuye yo mwarimye mwakoze concert mu ijuru impundu ziravuga. Mwana turi mu byiza tukaza tugasenya, sindabona impamvu mwakoze mu ijuru impundu ziravuga. Ntibaza impamvu ngo y'umunyabyaha umwe yihanye mu ijuru impundu ziravuga. Muzi impamvu? Nuko hamaze iminsi amarira, habagomba kuza ibyishimo biturutse kujya kuri wa wundi. Amen. 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 Nugera muri groupe y'abantu bacuruza udusitire mu mujyi, yiturebamo yuko Imana ibabajwe n'abo bantu batari bakizwa. Ba bantu bashiti banjye tujya kurangurana, kandi barabizi gusangira iremera, usangira uremera kuri pastor mwiza. Gamugora mwiza, dusohoka ubabazwe naho bagiye kurara, uvuga ngo Imana iraririza. Ariko uyu munsi turi Friday, ngaho fata hana Imana irayiririra amarira y'Imana. Niyo mpamvu tubwira ngo ibihugu byose, ahantu hose, kandi ubutumwa bwiza burafitinga. Ndaje bubasobanura n'ubutumwa bwiza, ubutumwa bwiza butagira bubiri, butagira butatu. Ubutumwa bwiza Kristo yatanze bufitinga muri bikirikiro cyose, ahantu hose. Ndaza kubigarukaho. Ubwo butumwa n'ubuhe? Ubutumwa n'ubuhe? Ubutumwa bwiri mu bitaro, ukabwira uri muraryoshya i Kigali, ukabwira ugiye kurangura Dubai, ukabwira umupfakazi uri mu rugo, ukabwira uwo mu Kimina, ukabwira hano ku Cyumweru. Ubwo butumwa bwiza n'ubuhe? Ubutumwa bwiza yo package bakwiye kugenda na buri munsi. Ku butumwa bwiza n'ubuhe? Utagira ubwa kabiri, utagira ubwa gatatu. Yenda abantu bashaka kwishakira ibirungo byabwo bakabutera makeup bakabujyoshya, ariko umwimerere wabwo nuwo nguwo. Hari abantu njya murana nabo nkabona ubutumwa bwiza babusiza amabara, barabutaka, barabujyoshya. Ariko nagira ngo uyu mugoroba niba turimo niba Imana yatubonye ko nimubona ko ndizwa n'Ineneve, mugende mu mahanga yose, mu byaremwe byose, mwigishe ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza umugabo wabwumvisha mbere
yari profeseri, yari umuhanga, kaba nubwo wari umuhanga, kaba nubwo wari unde, njyamura n'umuntu tinya vewiti. Ubutumwa bwiza ntibutinya amaranka. Ubutumwa bwiza ntibunatinyuka kuri mayibo binywera ku muhanda. Buri wese, buri gihugu cyose ariko hama muri mugoroba ngo Imana igwishurire nive yawe, uyimenye wigenderemo, Imana izakugira neza. Yohana 3 ari muze ngo ni burebure. Yohana 3 Yohana 3. Haleluya. Niba hari imbaraga wagira givuga butumwa, reka bivuge uyu mugoroba. Niba hari ibyishimo wagira mu murimo w'Imana, reka ndavuga gute, niba hari ibintu waba proud of ukumvura nezerewe mu buzima bwawe mu gukora Imana, niba hari igitambo watanga nawe ukabwira Imana ngo Mana ndizera ko iki gitambo cyishimiye, niba simbizi, niba hari n'umurimo wakora kabone n'ubwo utazanabwiriza ukanagira gute, ni ukujyana ubutumwa bwiza kabisa. Ndabivuga neza. Niba hari ahantu hari umunyenga, niba hano hari ibyishimo, reka byongere gute, niba hari na contribution wakorera umuntu uzi mu buzima bwawe, ni ukumubwira ubutumwa bwiza. Nawe turabyumvikana rero. Niba hari ikintu wakora famiye kirenze kuyiha amamiliyoni n'ibindi byose waba ukorera, niba hari ikintu wakora umudugudu wawe, no kwabwira ubutumwa bwiza. Niba hari ikintu wakora ukabwira Imana ngo Mana nanjye kiri igitambo cyishimwe ngushimiye, ni ubutumwa bwiza bwuzuye. Ngiye kubabwira mu izina rya Yesu, kandi ubutumwa bwiza ubwakire bushya mu izina rya Yesu. Yohana 3 murongo, mbese murabona ntababajwe nibera Ninive. Hanyuma nimara kuvuga ngo ubutumwa turasenga Imana. Hari point ebyiri, Imana irarizwa na Ninive. Point ya kabiri, Imana yatukujyana mu butumwa buri inclusive, bwujuje bugera kuri wese. Mugende mu mahanga yose, mu byaremwe byose, mubabwire ubutumwa bwiza. Preach the gospel. Yohana 3. Aya marira y'Imana mureke tuyihoza amarira tujyana ubutumwa bwiza. Please. Sinkunda kubikora ariko hindukira mugenzi mubwire ngo uyu mugoroba reka duhoza amarira Imana. Kabisa mubwire ngo uyu mugoroba reka duhoza amarira Imana tujyana ubutumwa bwiza mu izina rya Yesu. Ariko disi nkunda kunira imbere muri yibwira uburyo babaye bugira iki, ariko Imana ibabajwe yatubwiye ngo mbese mubone ko babajwe my pain. Gatatu murongo wa 14 kugera ku murongo wa 17 naho gusa nsomwe. Kandi nkuko Mose mwagize ku murongo wa 14 yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. 16 the gospel itagira gospels. Haravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera wese tarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi guciraho abari mu isi iteka, ahubwo yamutumye, yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Amen. I like the gospel. Nukuri ibindi biri inyuma y'ahangaha nukubeshya. Reka mubwira amagambo ane gusa buri mahanga yose na buri wese akeneye kumva, no bitarebye wari we, kuya ngo duhanagura amarira y'Imana. Ni amagambo ane gusa ndi buvuge, hanyuma amagambo ane wama ngo Imana yagushurire mu bundi buryo uramenya icyo ugiye gukora n'igiye kuvuga mu izina rya Yesu. Wama ngo uyu mugoro
mu guhanagura amarira y'Imana irizwa n'iya Nineve. Imana idusobanura aya magambo ane yo mu rukundo, aya magambo ane y'ubutumwa bwiza, aya magambo ane simbizi. Haleluya. Aya magambo ane Imana yazane mu buryo budasanzwe, akubere azana transformation nabona, hanyuma usokanisha kuri ngo mwami Yesu aya marira y'Nineve ari mararira nayumvishije, ariko nagushima ko aya magambo ane yo kujyana Nineve mu izina rya Yesu. Ndashima Imana yo kwaduye amagambo tujyana Nineve. Muhumure Nineve dufite amagambo yawe, kandi icyo nkundiye amagambo yawe ntibisaba ngo mande kureba hariho ngo nigetere nzana iki byose. Oya, nta na consultation cyangwa gukora. Imana yamaze gukora consultation ire mu butumwa bwuzuye. Kandi ubu ngubu ujya kuvuga wishimye, useka, unezerewe, ndaza kubivuga neza. Niba kubwira ngo ntabwo tubwakiriye, babwire ngo Imana ibaho umugisha, wikomereze. Dore ijambo rya mbere, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Ngiri ijambo rya mbere. Ijambo rya kabiri, byatumye itanga umwana w'ikinege. Ijambo rya gatatu, kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Ijambo rya kane, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Nuko Mungu kuri PowerPoint namuze ngo binkore ko nacyo mubyumve neza. Ijambo rya mbere, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Ijambo rya mbere mu butumwa bwiza ni urukundo rw'Imana. Ndabisobanura amagambo ane. Ijambo rya kabiri, byatumye itanga umwana w'ikinege ni igitambo cya Yesu Kristo. Gatatu, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, kwizera. Ijambo rya kane, ahubwo ubugingo buhoraho, eternal life. Mu yandi magambo, ibindi bintu byose uzumva mu butumwa bitavuga urukundo rw'Imana, bitavuga igikorwa Yesu yakoreye ku musaraba igitambo kizima, bitavuga kwizera, bitavuga ubugingo buhoraho, ibyo ni ibindi birungo. Ibyo ni ibintu ugiyemo. Ugiye kwigisha amasabato, wigisha amashapure. Ntabwo Imana tugiye kujya kwigisha amashapure, Imana tugiye kwigisha amasabato, ntiyatwije kujya gusobanura Muhammad wari we. Imana yadutumye kubwira abantu urukundo rw'Imana. Imana tubwira kubwira abantu igitambo Yesu yakoreye ku musaraba. Imana tubwira kujya kubwira Nineve kwizera kubonerwa muri Yesu Kristo. Imana tubwira kubwira Nineve ubugingo buhoraho. Nta ve witirimo, nta promotion. Abaririmbyi nimva bataririmba ibyo bintu bari sekira, nubwo wambaye bivuga neza. Ni wumva uko muvuga ubutumwa janga aravuga ibindi bitari ibyo bintu bine bitaraho ngaho, ari sekira kimwe n'abandi bose. Ni wumva baririmbyi ibintu bakarimba ibintu bitavugamo urukundo rw'Imana, bitavugamo igitambo cya Yesu Kristo, bitavugamo kwizera, bitavugamo ubugingo buhoraho. Ibyo byose ni ibisanzwe. Ubutumwa bwiza n'ubumwe wavuga kuwa mbere ukageza ku cyumweru, wabujyana mu barimbuka, wamujyana mu batabimenya, wabujyana mu Buyapani, wabujyana mu Buhinde, wabujyana muri Amerika. Dore ngibahanga mwumvire mbasona ibintu bine, hanyuma dusenga Imana. Wampa ngo uyu mugoroba Imana ikwishurire kuyongere kubira urukundo rw'Imana. Wampa ngo uyu mugoroba Imana ngire kwishurire usobanukirwe igikorwa Yesu yakoreye ku musaraba. Wampa ngo muri uyu mugoroba Imana ikwishurire umenye neza kwizera Kristo icyo bivuga. Wampa muri uyu mugoroba ngo Imana ikwishurire umenye aho our destiny, aho tugana ubugingo buhoraho. Reka ibintu bivuge mu minota mike ko ndimo tugana amasaha yanjye, nanjye mfite izi gahunda nyuma ya saa 5. Reka mbikoreshereze muri tanga. Uru rukundo rw'Imana dukwiye kubwira abantu b'Nineve ni urukundo rw'Imana rurenze uko umuntu yaruvuga nuko arutekerezaho. Billy Graham mwivuga butumwa ryose yakoze, yavuze ivuga butumwa yigisha urukundo rw'Imana, ariko ngo agera ahantu ruramurenga, nibwo yanditse indirimbo y'149. Bese yashatse urukundo rw'Imana rurenze urwo twabarokore twiyitirira. Ireba urukundo rw'Imana rugera ku mwana uri mu muhanda, rugera ku nda iri mu hayijya, rugera ku uri murajya mu butinganyi. Imana irebwa urukundo avuga ngo abisi bose ntabwo ari abarokore, ngo bafashe impapuro, bafashe ibyatsi bigaruka impapuro, ngo bagafata ibiti bakabigira bike, ngo bagafata inyanja bakagira uducumu twanditse, bagafata biliyoni 70 zikandika ibyo rukundo, ngo ntibabimara ibyashiraho. Bivuga neza. Reka mbaze urukundo rw'Imana. Impamvu ubutumwa bwiza twananiwe kubugenda
dufite andi magambo y'iterabwoba n'andi, ariko umuntu wese wumvishe urukundo rw'Imana ni inzira nziza kumva icyo Yesu yakoze, kuko Imana akunze bari mu isi cyane. Ariko muzi amakuru, mwari muzi ko urukundo rw'Imana rutangaje? Uzi ko umujura ajya kwiba, umujura uruharwa yajya kwiba, akwereka urukundo rw'Imana, yajya kwiba agasota mu gipangu akabomora inzu, bakamubona bakavugiza induru, bakamwirukankana, aho kugira ngo Imana yirukankane n'abamwirukankanye, ikirukankana nk'umujura. Abisubiramo, rutagira akagera. Urukundo rw'Imana ni ukurusha ukundi kuntu. Mujye mu mahanga yose mubabwire ngo ari Imana igukunda, wanze kubyemera. Niyo mpamvu mwese mu buhamya mufite mutarakizwa, mufite ubuhamya buvuga urukundo rw'Imana ndetse binarenze na mbere mwaranakijwe. Abo mvuga ururimi rwawe murabyumva neza? Umuntu agwete ko Imana yaramenda henze irankwepesha, buriya ni love itarobanura, iri inclusive, ibwirwa amahanga yose igakundwa abantu bose. Rero mugiye kumbwira ngo iye kwitambwira ya twatuntu twose ukunda Imana niyo umenywa nayo, ugira gute my friend? Sejo muri 30 zikaba zageze, ukwezi kwarangira kwa 12, nimukora amavuyo gushima Imana, mufashe igice kimwe kino mukakicazamo abarokore, iki mukakicazamo abapagana babandi baruharwa, mukavuga ngo reka dushime Imana ibyo Imana yakoze muri no mwaka. Mwatangara. Wajya uvuga promotion hano akavuga ko yibonye double, wajya uvuga ko azamuye etage agura ko nawe azamuye etage, kuko urukundo rw'Imana ruri more than you think. Uyu mugoroba wama ngo dusenge Imana yongeye kudushira urukundo rwayo, urukundo rugenda rukugendaho, rukagukwepesha, rukakubika, rukakuzigama, utayizi, uyituka, uyisebya, ugira gute, ariko urukundo rw'Imana. Muzi impamvu? Uko wameze kose you are a product. Harantu bibwira yuko kuba ndi umukristo nicyo cyose gituma mpinduka product y'Imana, ariko nshaka kubwira ikuri, umuntu wese Imana yaremye niyo aba ari hariya, iravuga ngo ko turabo yaremye, ituremero myiza Imana yashyize muri Kristo Yesu, turi ntoki z'amaboko yabo. Nyabuneka jya ureba umuntu utarakizwa, jya ureba umuntu wa muntu w'Ineneve, mubwira ngo kugira ngo mpoze amazi Imana agahinda, reka uyu muntu wongere kumubwira urukundo rw'Imana mu izina rya Yesu. Kuba tukiriho n'ubuntu bwawe, nabo kuba bakiriho n'ubuntu bw'Imana. Hari ibintu tuzi yuko niyo ubutumwa twabuzitiye, tuzi ko twebwe hari ibintu byacu Imana ikora. Imana ifite uburyo iturinda twahumetse twaraye neza. Disi urara muri rigo rikakurara hafi, imbwa zikagutambuka ikakurara hafi, ariko avuga ngo uyu muntu hanyuma rero kabiri, reka nyivuge icyo cyangwa nyine umugoroba, reka Imana iduhishurire aya magambo ane mu buryo budasanzwe, biratuma tubona amakuru tujyana Nineve. Kabiri, byatumye itanga umwana wayo. Mananye kwa masanda bavuga urukundo, abantu benshi bavuga baravuga ngo hari ibindi Imana ari gukora ariko ntitambe Yesu, hari ibindi ari gukora igacungura umuntu idatanze Yesu. Ndashaka kubabwira ngo there is no any other option yo gucungura umwana w'umuntu except inzira imwe yarifite gusa, itagira sanse nike, itagira isubira inyuma, ni inzira yitwa gutanga Yesu. Kamibereka mwari mwasoma ahantu ndimo nabigisha mu buryo twangutse gusa, ubucyo ndimo nakora ngaha ni ukubaremera ibyifuzo gusa, nabwo ko hanga reka bisana guki. Mwari mwabona ahantu hasigaye ahantu hose hasigaye ngo meeting point, muzabona ahantu bashyira icyapa cyitwa meeting point, bavuga ngo hagize ikintu kiba hangaha, dore ahantu mwese muzahungira mukiyegeranya mukazanga. Ndashima Imana yuko muri Kristo Yesu niho honyine hari meeting point hagati y'Imana n'umwana w'umuntu. Niho honyine haleluya, niho honyine umusinzi ashobora kuza ari umusinzi ruharwa akahurira n'Imana yera yanga icyaha, hanyuma muri meeting point bagasabana. Meeting point ni umwana umuntu warakariye Imana wakuza ari imfubyi
byatumye itangwa nayo. Wakubye ari imfubyi akiye bakajya mu bwenge, ariko mwe ngo nubwo nye ntabishobora, ariko come to the meeting point yitwa umusaraba wa Kristo. Mugende muhanga yose mubabwire ngo nubwo ubuzima bwagucanze, nubwo nta gisubizo ufite, ariko hari aho duhurira, hari ahantu hari icyapa cy'umusaraba kitubwira ngo hariya, kandi hariya ndumva nagize kwivuga dore ikiza cyaho. Ngwino hano nkwereke n'uyu musorazi, reka aho hantu hagaranga byatumye itangwa nawe ikinege. Murebe hano, Imana yera Kristo umunyabyaha urahangaha, utarigeze kumenya gukiranuka, ntamenye niyo biva n'ibijya, yahuye n'utarigeze kumenya icyaha. Umwe ahura azanye n'icyo unadafite, n'urazana n'icyo unadafite, bahura muri meeting point, bahura ahandi. Tubigenze gute? Hano harugenda gute? Wowe ntiwigeze umenya gukiranuka habe na gatoya, nanjye sinigeze menya icyaha wabo. None tubigenze gute? Reka tubyoroshye, reka dukore exchange, duhinduranye. Unyumve neza, duhinduranye. Ni ikirero mukwiye kumenya ngo bese duhinduranye. Hanyuma ngo utarigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha kugira ngo yahabwe gukenuka kw'Imana. Niyo mpamvu ari meeting point dukwiye kubwira umuntu wese ngo ndarushye, ndananiwe, nta gisubizo, ngo ariko hari aho bikemurika, ni kuri kwa Yesu. Ngwino ukuri, ngwino ukusa, ngwino ukomeze, nimuhahurira spiritual exchange iraba mu izina rya Yesu. Afghanistan umusaraba kuye kubwira buri wese, tukamubwira ngo nta kundi bigenda, niyo humura mu izina rya Yesu. Kandi akakubaza ngo ugenda gute? It's automatically. Uyakora submission, mwarimu arasubmitinga, mwarimu hano muri machine arasubmitinga ibye bikaburirwa irengero, n'uyu agasubmitinga gukiranuka kwe bikaza hano bikagira ngaha. Niyo mpamvu mugende mubwira ibyaremwe byose yuko hari urukundo rw'Imana, mugende mubwira ibyaremwe byose yuko hari aho umuntu yahurira hangaha. Mugende mwicare. Niyo mpamvu umurimo wanjye si ugukura umuntu mu byaha, oya, icyo nta wakintu, ariko umurimo wanjye ni uguhuza umuntu, ni ukumugeza kuri meeting point. Aramwe ngo ntabwo byakunda, sinabivamo. Come on, ngwino ukuri kose kugeze aho muhurira. Nimuhahurira, umuntu byaravuze ngo nkigera ku kirego umusaraba, umutwaro ndiho wandemeraga waraguye. Ariko nimwibuke ibyabaye muhura kuri meeting point, murahibuka mwese, keretse navukiye mu idini, hari navukiye mu idini ntibazi disiguira nawe kuri uza warahombanye, warabe dekarase, barakwisa amazina yose, mwahura kuri kandi Kigali bikanga, mwahura Sena bikanga, ariko mwahura ku musaraba amara kaboneka. Koko Imana yakunze ari misi cyane. Namba 2 ituma ahantu duhurira nawe turaruka. Gatatu, kugira ngo umwizera wese atarimbuka aho bwabwo ubugingo buhoraho. Dushima Imana yuko ibintu byose abise mu kwizera ko tubone mu izina rya Yesu. Reka tuvuge dushima Imana yuko, ariko ubu kuki ntazi kurimba kore kujya mbaririmba, aravuga ngo nta kindi gihesha gukiranuka ino muwo mwijuru, haleluya, n'amaraso. Mbega inkuru nziza, nta kindi gihesha gukiranuka mu isi no mu ijuru. Iyo abagara amadini abikora yabagara itandukanye, keretse kwizera kogejwe n'amaraso ya Yesu. Mureke bivuga gutyo, reka mbereke kwizera mbivuga gakeya. Imana akoresha amapo yihutse ko siganya iminota 10 gusa. Murana no telefone nawe ufite indahangaha, iyi telefone ifite ama application menshi
menshi nashobora kuvuga ahangaha. Ushobora gusangamo za Facebook, ugasangamo ibindi, ugasangamo ibinyumvisha umuziki, ugasangamo bigira gute, harimo application nyinshi, ndetse hari n'izindi na downloading nakuramo nzikuye kuri Google Store, nazikura murabizi mwese, ushobora kuwachaka application. Ariko igikomeye, ibintu byose nashaka gukora muri telefone bishingiye ku mubare w'ibanga mfite hano. Uyu mubare w'ibanga utawuzi, iyi telefone wayitunga ukayireba gutya, ariko hari ibyo utagiramo byose. Ariko igitangaje rero, uyu mubare w'ibanga mugezemo, ushobora kujya muri application zose nshaka, ushobora kujya ahantu hose nshaka, ushobora kudownloading ibintu byose nshaka, kuko hari umubare w'ibanga namenye. Reka babwire, kwizera kwizera kavuga cyane, kwizera Kristo, reka bivuga neza, kwizera Kristo ni umubare w'ibanga ukingura muri za application zose z'ijuru nshaka mu izina rya Yesu. Ntabwo muranyumva neza, niyo mpamvu njyewe sinzigisha umuntu uko atera imbere ngo nazana amafaranga atera imbere mu butunzi, kuko hano na application y'ijuru itumutera imbere mu izina rya Yesu. Sinzigisha umuntu uburyo amaramaza akava mu cyane byiza, ariko nizera Kristo azajya muri application imuvana mu cyaha, azagera muri application imuvana mu ngwara. Hano mbese nuvuga ngo uko iyo modo pass, abandi bajya bagira modo pass zitwa uhindura uko ubishatse. Ndashima Imana yuko iyi modo pass iri unchangeable, ihinduka. Iyi modo pass yitwa kwizera, ikingura inzugi zose z'ijuru, ikingura ubuzima bwose bw'Imana, ikingura ibintu byose. Reka babwire, reka mvuge neza, ikingura, umva, n'ubu mwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo bugira bute buhoraho. Umuhanga yaravuze ngo aho gusenga cyane utizera, wasenga gake wizera. Rero hano ijambo rivuga ngo umwizera wese twemeranwe yuko yo wizeye Kristo, iby'Imana bwose ibitsemo byose. Nigeze kubona umuntu muza gukora urugi wanjye, aza gukora urugi, seri yafungiyemo yiziritse, aje gukora urugi. Ndamubaza nti, uru rugi ko rufunzura rukora gute? Ati hano afite igifunguzo gifungura amasere yose nkoraho yamaye. Afata igifunguzo, n'igifunguzo arafite umuntu ukora inzugi, agiye mu rugi rwanjye arafunguye, agiye mu rugi arafunguye. Arambwira ati iki gifunguzo ngenana gifungura amasere yose nshaka, niko cyakozwe. Ndashima Imana yuko kwizera Kristo bifungura buri rugi rwose utekereza no gutaribye mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu iyo umuntu tumubwira kwizera Yesu ni igisubizo cy'ibintu byose. Iyi telefone naba afite fingerprint, nshobora kuyihindura, nshobora kugira twaturi nkaragaho, nshobora kugira imibare. Ariko ndashima Imana yuko ubwami bw'Imana modo pass itwinjiza muri za application zose, n'ibindi byo ushaka kudownloadinga mu bwami bw'Imana tubukura ukwizera. Nakuri kandi njye ngira ubuhamya bukomeye muzima muri application, uzima munyemera kwizera. Njyewe niba nizera Imana yamvana mu cyaha, biroroshye kwizera Imana yamvana mu ndwara. Niba hari Imana ntangira ubuhamya yuko nayizeye ikamvana ku kintu kingiki, iyo Mana niba ari igishoboye cyo kimwe gusa cyo kumvana mu cyaha, ibyo kumvana mu bukene, ibyo kumvana mu burwayi, ibyo kumvana hano baravuga ngo ni muri za karande, is enough, kuko icyo yakoze kimpereza yuko urwo rufunguzo n'ibindi yabifungura bidasanzwe. Kwizera niyo mvuze ngo nta kindi gishe gukiranuka keretse kwizera kugejwe n'amaraso Yesu Kristo. Rero abarimo bararizwa na Nineve ubutumwa turamwuka urukundo rw'Imana, igikorwa Yesu yakoreye ku musaraba, itambo gikwiriye. Gatatu, umwizera kwizera. Kane, kugira ngo ahabwe ubugingo uhoraho. Kavuga gutya, ni Imana yabifite mu gakiza kacu, kandi nawe nta n'inyungu n'imwe waba ufite kumenya Imana uretse
kuzahabwa ubugingo buhoraho. Njya nseka ngatangara, reka mvuge ubugingo buhoraho. Hari amasezerano ntazareba rwose, nzi ko ntazareba, kuko n'Aburahamu hari ayo batarebye. Hari amasezerano ntashobora kuzabona, yewe hari n'Imana imbwira yenda azaribwa n'abuzukuru n'abana n'abazakurikiraho, kuko njyewe amasezerano y'Imana kuri njyewe ni magari kuruta njyewe, arusa n'imyaka yanjye. Ariko njya ntangara yo n'ubu umuntu aririmba inzu n'imodoka na buruse no kujya muri Amerika akanezerwa cyane. Isi ni bizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo uzayitungira mu kirere, uzayitungira muri parafo, uzayitungira he. Ariko njya mbirimba acize amanga isezerano ry'ubugingo rihoraho, avuga ngo isi naho yavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Bibiri irambwira ivuga intwari zo kwizera, nicyo gitangaje. Ivuga intwari zo kwizera mu Heburayo 11, ikazitandukanye, ikavuga nyinshi mu buryo butandukanye. Hanyuma yarangiza ikavuga ngo ariko abo bose bapfuye bakizera batarahabwa ibyasezeranyijwe, ariko babirebaga bari kure, bakabona agakiza k'ubugingo bukari muri Kristo Yesu, bakabyishimira, bakahita bavuga ngo twebwe turi abashyitsi n'abimukira. Hanyuma Imana ikavuga ikintu kirangaza, icyo gitangaje, ngo yabaga barakumbuye bari gusubirayo, ngo ariko icyatumye bakomeza ngo nuko babonaga gakondo irusha kuba nziza, babonaga ibindi bikomeye gakondo itandukanye ngo kuruta kuba nziza. Ngo na Imana rero ngo ntikorwe isoni zo kwitwa Imana yabo. Reka mabwire icyo nicyo cyita rusange abizera bose kwiye guhuraho. Hanyuma ngo abapfuye bakireba gakondo, bakitumbiriye, bakire byasezeranyijwe, bareba agakiza kaza n'ubugingo buhoro ko muri Kristo Yesu, bajya kurana igice cya 11 bakavuga ngo nubwo abo bamaze kwemerwa ngo ariko ntibarahabwa ibyasezeranyijwe, ngo ahubwo barindiriye batwebwe, barindira itimu ya 2022 igitumbiriye ubugingo buhoraho. Nahoze mbwira abantu ngo biranababaje, niba ariko dukunze isi, impamvu inde never kuye kumva ubugingo buhoraho nuko it's our destiny. Hari umukozi mwarutse kubwira ngo Imana yamujije muri gakondo ye, asiga muri Australia, aranyandikira ati mukozi muti ati Imana yasoje amasezerano yavugaga yasoreza, ati unageze muri gakondo. Hari abantu bafite gakondo zo mu Bubiligi, zo muri Amerika, zo muri Australia, ariko gakondo yacu ni mu ijuru. Niyo mpamvu ya full gospel itagira indi iri inyuma, irimo urukundo rw'Imana, ko Imana akunze ari musi cyane, irimo byatumye itangwa nayo igitambo cyo kumusaraba, meeting point yo murayibuka neza, irimo kwizera, ariko modo pass ifungura ibintu byose by'ubugingo, irimo ubugingo buhoraho. Inyuma y'ubwo butumwa butarimo amagambo, ibindi bisigaye ni ibirungo, nibyo mwita uburyohe, yewe ni no gutwika, wa mugari wo gutwika, ibindi byose ni byantu bishakishiriza hijyaho. Ariko Imana duhaye the gospel, ntiyaduhaye gospels, yaduhaye ubutumwa bwuzuye bujya mu mahanga yose, bujya muri buri kona yose, ukavuga mu izina rya Yesu. Ubugingo buhoraho niho makuru yacu. Ariko nsigaye mbabara, niba ariko dukunze isi, ubu indirimbo z'ubugingo buhoraho tuziririmba mu bantu bapfuye serekeranga, tukazirimba twipfuna, tuzimuka mwisi tugera iwacu. Jeannette aragiye koko, aheza twubakiwe, asize abana ku Mana yacu hari amazi meza, niho iwacu, yewe niho iwanyu koko. The gospel, ubutumwa bwiza, kugira ngo ahabwe ubugingo buhoraho. Indirimbo za rusororo, ni indirimbo na piano bacuranga bafite ukuntu bagendanga, twagomba kuza twarimo ngo tuzimuka mwisi tugiye aheza twubakiwe n'umukiza ku Mana. Ubundi uzi preaching, ubundi
yo mu bibabaro, ubu preaching yo mu bibabaro ibikuyeho, irabihanaguye. Hani kiri cyuma cyaje cyitwa kiravivuwe cy'Kigali ngo cyitwa biravivu, iyo hageze biravivurwa byose ngo cyitwa muri biravivuwe kandi ono byigana bageze kure, ariko akatubwira ngo mujye mubwira abantu yuko umunsi umwe tuzahindurwa tugasanga Kristo. Abatubanje gupfa bakarozuka, natwe tugahindurwa, hanyuma akava muri tumara kubwirana ayo magambo, tubwire ngo mumaranisha ayo magambo, mumaranisha imibabaro, kubwirana ayo magambo mu izina rya Yesu. Ndashima Imana yuko ubugingo buhoraho buriho mu izina rya Yesu. Kugira ngo urira amenye ko hari batarira, kugira ngo urwara amenye ko batarwara, kugira ngo umupfubyi imenye ko ataba impfubyi. In fact ikinyuranyo cy'imibabaro ni byose duro hangaha kiri hariya ubugingo buhoraho. Hanyuma rero reka nze gusoza gucya, ibisamagambo ujyana ni ubuzima ubamo. Uyu mugoroba dusengera amagambo ane kugira ngo duhoze amarira y'Imana, kugira ngo Imana yongere kuduhisha urukundo rwayo, tubwira Nineve, kugira ngo yongere kuduhishurira igikorwa Yesu yakoze ku musaraba, meeting point y'umunyabyaha n'Imana, kugira ngo yongere kuduhishura kwizera nk'ibanga rikingura ibintu byose no gukiranuka guturuka ku Mana mu izina rya Yesu. Hanyuma cya kane, kugira ngo Imana duhishurire ubugingo buhoraho. Umuntu amenye amagambo rero ntatinya gisimenti, ntatinya abacuruza za silidwire, kuko aho uri hose bakeneye kumva urukundo rw'Imana, bakeneye kumva Kristo wabambwe twahurira, bakeneye kumva umumaro kwizera Kristo, bakeneye kumva ubugingo buhoraho. Ntukabe complexe ya kira kintu, babwira ikintu kiya kinezeza, ngira ngo nyankivuga hanga gitandukanye. Ndashima Imana, nukuri nabuze mbivuga ndashima Imana. Eka ikintu ndashima Imana, ndanashima Imana ngira ngo ncinya Imana. Ndashima Imana yiza kumbwira ngo go and convince, ariko ngatowe, ariko ngo go and preach. Ndashima Imana yuko Imana yabwiye kujya kuvuga, ariko ntiyambwira kujya kwemeza. Ndashima Imana yuko iyo ngiye Nineve njyana ubutumwa, hanyuma nkagira partner witwa Umwuka Wera ukubwira ngo reka twigire Nineve nkore kuntu bikora. Wowe nitugere Nineve, wowe uvuga, numara kuvuga nanjye mpindukire sigare nemeza. Nabahaye ubamya bumwe bugiye butandukanye, ngira ngo nahoze muteza nimo ndaza. Papa yaduhaye uburyo bw'uburyo yakijijwe, yenda biraza kubafasha kugira ngo mbuho ubyumve. Ndashaka kuvuga kuvuga, hanyuma Umwuka Wera akagira gute akemeza. Aza kutubwira uburyo umuntu umwe yaje amwemeza yuko akeneye gukizwa, amubwira ubutumwa bwiza. Amaze kubimubwira, Papa aramubwira ati ndagusabye nubwo nkubaha ukaba uri data wacu, soka mu nzu yanjye ugende, ntiwaje hano kunshinja, soka utahe. Ati rwose nari nakubashye, ariko kuza hano kundega, kuza hano kumvuga, kuza hano kunyereka yuko ntari hangaha, arasoka aragenda. Baduhaye umumaro wa wundi yagize gute yavuze, ko biravuga ngo bakizera bate ntawabwiye. Ubwo hanya bujya bunezeza ukakiramo imbaraga. In fact mama yabyutse saa 10 na papa byuka saa 10. Mama zinduka agiye kubwira papa yuko yakijijwe, na mama zinduka, papa nazinduka agiye kubwira mama yuko yakijijwe. Bese Umwuka Wera ajya ati operation during the night, uvuga yavuze ya proclaiming the good news, ariko hirya Umwuka Wera ari hariya. Hanyuma ndashaka kubwira kuko nicyo kintu mujya muvuga ngo ndaheraga. Umwuka Wera asigara agira gute yemeza barakizwa. Nigeze kubwira undi muntu umwe ngira ngo ntabwo ari navuge, ntabwo ari, ariko reka bisuremo. Nabwiye umugabo umwe twahuye nagiye kwigisha hanze, afite itorero rinini ririmo abantu 3 b'abanyamahanga. Hari igihe by'amatorero y'Abanyarwanda ugasanga arimo
abirabura bavanze ukabona ni nk'agasosiyete gusa k'iburayi karaho ngaho. we afite abazungu rwose mu rusengero rwe, urusengero runini. Umunamazi wakijijwe gute? Arambwira ati njya gukiza nigishaga mu University Butare muri 1987 mvayo imvura imiragwa ngeze Save, hura n'umugore wanyagiwe uteze atega lift. Icyo transport zari nkeya, abantu huraga amakamyoneti n'ibindi byose, atega lift. Wa mugabo mukira muri Peugeot hano inyuma, amugeje hano inyuma, umupapa umamaricara wanyagiwe uri kumwe n'umugabo w'umuprofeseri muri kaminuza. Hanyuma wa mugabo arahindukira arambwira ati sura genda tugiye kukamunya. Bagera imbere arambwira ati rero uri umuntu mwiza, ariko nanjye nakubwira umuntu mwiza nakurangira. Ndatse n'uwe atangira kumubwira Yesu, amubwira ubutumwa bwiza. Umugabo arahindukira yegera amubwira ngo sinongera kumvugira modoka, ikibazo cyo gutwara abakene mugenda muvuga utugambo mu modoka ceceka nagwaye lift. Aramucerekesha ndashaka kwereka yuko nubwo twaba ubutumwa bwiza dufite umwuka wera udushikira mu izina rya Yesu, ntukagire nive nimutinya. Hanyuma aragenda amugezaho, amuvana modoka ajya gusuka umugore amubwira ati rero Imana iguha umugisha kandi amagambo Imana yashyigikire nyine za mvugo z'abarokore bawe. Arigendera. Umugabo aje kujya i Burayi muri za 1992, ahageze ajya gukora ahantu muri kampani, abona umugabo wateye imbere successful ukomeye, naho umwuka wera ari mu kazi. Ntugatinye yuko utavuze, bwira umuntu Yesu, hanyuma uhagare mu ijambo, uhagare mu butumwa bwiza twavuze, ntubuge inyuma, ntubusige ibirungo, hanyuma umwuka wera agushore agushyigikire. Niyo mpamvu iyo agushyigikiye imirimo isigara ikorwa naho utareba mu izina rya Yesu. Jambwira abantu ngo imvura isenya igipangu ntabwo ari imvura yaguye uwo mugoroba. Haba haramaze iminsi yagwa imvura itemba muri fondasiyo, inyeganye zivana itaka none umunsi umwe hakazaza imvura saa 12 igakubita hasi igipangu. Wowe kiba cyarahuye n'imvura nyinshi cyangwa ngo kuza gukubisa hasi, haba ari imvura igiye itandukanye, ariko iyo bitirira ni uwo mwanya. Ntimukagire ubute, mujye mwoherezamo ubutumwa bwiza, muvuge ubutumwa bwiza, ugende ubuvuge, wicara ubabwire, wicara uvuge, hanyuma you never know, ntabwo uzizagwisha ikiguye kuba mu izina rya Yesu. Nicyo nibwo nashatse kubahereza. Nidashaka ko mbabwire ngo niba twumvisha Imana ibabazwa n'Ineve, mureke dutware ubutumwa bwiza, ariko twizere umwuka wera udushoreye mu izina rya Yesu. Hanyuma umugabo aje guhura n'umuntu muri 1993, aramaze ati shaka mbwira ibanga rimwe ryatumye ugera kuri no rwego. Umugabo aramubwira ati rero wa mugabo we sinkuzi, ariko ikintu cyatumye ngira kuri no rwego, nahuye n'umugabo witwa Yesu. Umugabo witwa Yesu ahindura ubuzima bwanjye. Umugabo arasezera nta kindi yavuze, ajya mu cyumba atekereza Yesu yabwiwe n'umugore bahuri Save, na Yesu abwiwe n'umuntu bahuriye muri Australia. Uwo mugabo ngo uyu Yesu injira mu buzima bwanjye. You never know, ntimugacike intege. Niyo mpamvu ngewe kuba nasobanukiwe amagambo ya Kristo ane, ubutumwa bwiza bwuzuye, ngasobanukirwa urukundo rw'Imana ruri inclusive, ngasobanukirwa igikorwa Yesu yakoze ku musaraba as a meeting point, ngasobanukirwa imbaraga zo kwizera Kristo, ngasobanukirwa ubugingo buhoraho. Niyo muri Zoom kwa kuri muri mu nama muri conference batinze gutangira, batari koko twatinze, ariko turatwara umwanya kubera ikimenyetso kubikorana muri mu nama ya Zoom international. Iyo abantu batizera batagira gucya, barambwira ati ngaho bati ndabwira ko I can give you something fit you chako ati go ahead. Bafunguye babwira Imana urukundo rw'Imana, babwira kwizera Kristo, nako babwira igikorwa Yesu yakore ku musaraba, babwira kwizera Kristo, babwira inyungu zo kumwizera, babwira ubugingo buhoraho. Batango umwete ngo so what, ndamwira ngo ngiye gutambutsa no message, bamwe ngo God bless you, abandi ngo no, ngo that's basigara discussing, ariko ndamenya ngo umwuka wera ari ni control. Byuka mu gitondo ubyukane n'umwuka wera, uvuge ngo Imana imirizwa n'Ineve, aho imirarira ndagenda mu izina rya Yesu. Muri kujya munatangiriyeho ni Neve yanjye si yawe, iyanjye si yawe, buri wese afite ahantu hamwe Imana imuhaye, hanyuma Imana ikwerekeje. Ni ukuri mureke duhoze Imana marira tujyana ubutumwa bwiza. Ndashoje ndashaka ndaza kubasaba, ndabizi ko beda bugira umwanya masari buze cyangwa ryari, ariko ibintu bine.
cyangwa ngire nka 5 cyane mushaka mubyandike icyifuzo nshaka gusengera hanga ariko naho buri wose ubusengere mu izina rya Yesu. Number 1, reka Imana itwereke Nineve ituri imbere iri kwiriza. Nababwiye ufite yawe Imana igwishuriye umugoroba ahantu Imana harimo irimo iraririra. Cya kabiri, Imana niduhisha ubutumwa bwiza bwayo burimo aya magambo ane. Twongeye duhishirirwe urukundo rw'Imana kuri twebwe, twongeye duhishirirwe igitambo cya Yesu Kristo, twongeye duhishirirwe kwizera Kristo, twongeye duhishirirwe ubugingo buhoraho. Kindi tuzerezaho Imana yongere kudufasha tumenye partner wacu witwa Umwuka Wera. Uyu mu partner tugendane, uyu partner twicarane. Nujya kwinjira muri aho ugiye kwinjira hose wumva uri kumwe n'Umwuka Wera. It's a security, uramwumva kandi kamabwirije kuri iyo mu partner rinze mwivuga butumwa. Irembo ryera TV, 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 Irembo ryera TV,
ryera TV. Irembo ryera TV. Irembo ryera